Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Uyu munsi naje kugira ngo nkuganirize, nkubwire ibimenyetso uzibonaho ukamenya yuko utwite umwana w'umuhungu. Iyo ababyeyi batwite bagira impinduka nyinshi ku mubiri wabo ndetse banyura no mu bintu byinshi bitandukanye bitewe n'imiterere y'imibiri yabo. Ariko njya kugufasha cyangwa se kukubwira ibi bimenyetso bizakwereka ko utwite umwana w'umuhungu, nifashishije urubuga bita parentinghealthybabies.com. Ni ukuvuga ngo ibi bimenyetso ababyeyi batwite abana b'abahungu babihuriraho 89%. Ni ukuvuga ngo niwibonaho kimwe muri ibi bimenyetso cyangwa se ntabwo ari kimwe, ni ukuvuga ngo niwibonaho ibi bimenyetso uzamenye yuko utwite umwana w'umuhungu. Ikimenyetso cya mbere ngo uzibonaho, ntabwo uzagira bya bindi byo kuruka mu gitondo ngo ibintu by'iseseme ngo wumve uraruka, byo bita morning sickness, kwa kundi ubyuka ukumva ufite iseseme rimwe na rimwe ukaruka. Iyo utwite umwana w'umuhungu ntabwo ibi bintu bikubaho, kabone n'iyo byaba ngo ni gake gashoboka. Icya kabiri ngo inkari zawe zirijima. Iyo uri umubyeyi ukaba utwite, ukaba uzi ko nta yindi ndwara urwaye nk'impyiko cyangwa se n'izindi zishobora kuba zatuma inkari zawe zihinduka, ariko ukajya kwihagarika ugasanga inkari zawe ni umuhondo wijimyemo ukuntu, icyo nacyo ni ikindi kimenyetso kikwereka ko utwite umwana w'umuhungu. Icya gatatu, gutera k'umutima w'umwana kuba kuri hasi iyo ari umwana w'umuhungu. Ni ukuvuga ngo rate y'umutima ku mwana w'umukobwa ishobora kuzamuka ikava ku 170, 175, ariko umuhungu iba iri hasi ku 140, 142, 145 gutyo. Ikindi nanone uzasanga ukunda ibintu birimo umunyu, bya bindi urya ukumva birimo umunyu, bifitemo akagu k'umunyu, bya bintu urya ukumva ngo birashaririye, ukumva nyine ngo nibyo ushaka guhora urya. Ikindi kimenyetso nanone ngo uruhu rwawe rutangira guhinduka, ugasanga niba uri wa muntu wari ufite peau iri douce, ni ukuvuga ngo ufite uruhu rusa neza, utangira kubona rugenda ruhinduka, wakwisiga amavuta ukabona ntabwo ufata, kandi n'ubundi niyo wari usanzwe ukoresha, ariko ugasanga ngo uruhu rwawe ntabwo rusa neza. Nanone kandi ngo usanga forume y'inda yawe ngo imeze nk'umupira wa basket, ni ukuvuga ngo usanga inda yawe imeze nk'aho isongoyemo ukuntu, bityo nacyo ni ikindi kimenyetso. Kandi ugasanga iyo nda nanone iri hasi, hasi iramanutse cyane ku buryo ijya kwegera hafi na sexe, bityo nacyo ni ikindi kimenyetso kikwereka ko umwana wawe ari umuhungu. Ikindi nanone ngo uri wa muntu wiyongera ibiro, ni ukuvuga ngo wiyongera ibiro cyane. Uyu munsi ushobora kujyayo ugasanga ufite ibiro runaka, wasubirayo ugiye nko ku gipimo ugasanga ngo ibiro byariyongereye cyane. Ikindi ngo usanga utu turongo abantu bagira ku nda, ngo iyo uri umubyeyi utwite ugasanga utwite umwana w'umuhungu, cyangwa se ugasanga ngo kano karongo karakuze kabaye umukara cyane kandi kaba karekare ku buryo kazamuka kakajya kugera mu gatuza, ng'icyo gihe uba utwite umwana w'umuhungu. Ikindi nanone ukunda kuzana inkovu mu maso, ugasanga mu maso yawe haragenda haza utuntu tw'udukovu tw'utudomo utazi ahantu duturuka, kandi nta kindi kintu wisize, utahinduye amavuta, utakarabye isabune udasanganywe, ariko ugasanga haragenda hazamo utuntu mu ruhu rwawe. Ikindi nanone ngo umusatsi wawe urakura cyane, ugasanga ufite umusatsi usa neza, urabyibushye, kandi mu bindi bihe bisanzwe nyine wari ufite umusatsi uri aho, ariko ngo waba utwite umwana w'umuhungu ugasanga umusatsi wawe urasa neza. Ikindi kimenyetso ngo bakunda gukonja ibirenge ndetse no mu ntoki. Iki kimenyetso, ibi bintu n'abantu basanzwe bakunze kubigira, hari abantu bakunze gukonja ibiganza ndetse n'ibirenge, ariko hano turavuga ku mubyeyi.
niba uri umubyeyi utwite ukumva ukunda gukonja intoki n'ibirenge, icyo ni ikindi kimenyetso. Ikindi nanone ngo uruhande ukunda kuryamira. Abantu benshi turyamira pozisiyo zitandukanye, ariko ngo iyo uri umubyeyi utwite, ukaba utwite umwana w'umuhungu, ukunda kuryamira urubavu rw'ibumoso cyane kuruta urw'iburyo. Ikindi kimenyetso ngo amabere arakura cyane, kwa kundi n'ubundi uba witegura konsa, ariko ngo nubwo amabere akura ntabwo angana. Ni ukuvuga ngo uzasanga ibere ry'iburyo ari rinini cyane gusumba iry'ibumoso. Ushobora kubona n'ibindi bimenyetso bitandukanye bitewe n'umubiri wawe, ariko ngo ibi ni byo bimenyetso ababyeyi batwite abana b'abahungu bakunze guhuriraho cyane. Wakoze cyane kubana nanjye rero, niba nawe wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe, ukande like kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.